uzarema ibyishimo n'umunezero ku bana bato, nibishoboka ubaremera icyerekezo cy'ubuzima, kuko inseko yabo igaragaza ukuri kuzuye bo batabasha kwivugira. Ngaya amagambo umusaza yambwiye igihe nari mubajije icyo ngomba gukora muri ubu buzima. Inshuti yanjye, ni igihe cyo kuremera abana ibyishimo ndetse n'umunezero. Hari amagambo nigeze gusoma avuga ngo burya umwana niwe muntu ufite umutima utagira umwaga. Niba bishoboka uzirinde kuvuga utari warya, kandi mu gihe ushonje uzirinde kujya mu matsinda y'ibiganiro, kuko inzara ivugisha akari murori. Ngaya amagambo umusaza yambwiye ubwo yari amaze kumbwira ngo ninicare tuganire. Yabivuze mu ijwi ritoya yongorera, abisubiramo bwa kabiri ati niba bishoboka uzirinde kuvuga utari warya, kandi mu gihe ushonje uzajye wirinda kujya mu matsinda y'ibiganiro, kugira ngo ya nzara itakuvugisha akari murori. Hari igihe cyageze tujya impaka ku bijyanye n'akazi, gusa umusaza we yararimo atwumva gake gake kandi yicecekeye. Ageze aho araterura aratubwira ngo bana banjye, dore ni ikibazo gikomeye kubura akazi, ariko ni ishyano kwanga gukora akazi ngo nuko ako kazi gasuzuguritse. Yungamo ati bana banjye muzabyumva, umunsi muzasuzugurwa n'uwemeye urubwa, maze we agakora ka kazi mwise yuko gasuzuguritse. Inshuti yanjye, nta munyagara w'akazi, kandi akazi kabi ni ukwiba no kuroga. Nyamara wa wundi ukora uko bwije n'uko bikeye, agastragoringa bikemera, agakora uko bishoboka akumva birakunze, uwo nguwo hari igihe kizagira abasuzugure. Work hard, try and fail, but don't fail to try, my dear. Ngiyi inama y'umusaza. Umusaza we yahise aducecekesha, maze araterura aranguruye ati bana banjye, igihano abagabo benshi bihanisha batabizi ni ukugira umugore nk'ururabo rwo mu marembo, bakabaho ubuzima bubabuza gukora. Iyo ni gereza y'ubukene burambye abagabo benshi biyubakira iwabo mu ngo. Ngaya magambo umusaza yambwiye ambera nk'indirimbo. Hari abagabo benshi mu ngo, hepfo haruguru iburyo n'ibumoso, bakunze gufata abagore babo b'ibizungerezi kugira ngo abandi bagabo babone yuko ari ibizungerezi nyine bakabareka. Nyamara inama umusaza yatubwiye, yaraducecekesha aratubwira tumva babwire bana banjye, ni igihano abagabo ubwabo biha kandi bo batabizi, kugira umugore nk'ururabo rwo mu marembo, akabaho ubuzima bumubuza gukora akazi ako ariko kose, kubera ko iyo ngiyo ni gereza y'ubukene, kandi ubwo bukene burambye abagabo benshi biyubakira iwabo mu ngo. Nakomeje kuganira n'umusaza, arambwira ati mwana wanjye ndagukunda urabizi, ariko ni ngombwa cyane ko ugomba kugira ibihe byo kuba wenyine. You have to feel alone. Ugomba kuba wenyine kugira ngo wereke abantu bakwibesheho ko utabafite wabaho. Icyo gihe nari mbajije umusaza impamvu ariyo nama ngiriye, arongera bisubiramo atumva nkubwire mwana wanjye ndagukunda cyane, ariko ni ngombwa cyane ko ugomba kubaho rimwe na rimwe mu bihe bya wenyine, kugira ngo wereke abantu ko bakwibeshyeho, utanabafite wabaho kandi ubuzima bwakomeza. Hari abantu bumva yuko bakugize, bumva yuko bagufite, baramutse bakurekuye wagwa. Abo bantu rero ni igihe kirageze kugira ngo babwire yuko utabafite wabaho kandi ubuzima bugakomeza. Ugomba kugira ibihe byawe byo kubaho wenyine, utari kuba dependingaho. Don't depend on them. Umusaza yarambwiye ngo burya gukura abantu babi mu buzima bwawe ntabwo bisobanuye yuko abo bantu wabanze, ahubwo bisobanuye kwikunda kurushaho
kandi iyo wihugiyeho abantu babi biyirukana mu buzima bwawe maze ugasigarana inshuti nyanshuti. Icyo gihe nari maze kubaza umusaza impamvu yari akibitse agafoto ke ka kera, maze arambwira tumva nkubwire musore, iyo ukuye abantu babi mu buzima bwawe ntabwo bisobanuye yuko abo bantu babi uba ubanze burundu, ahubwo bisobanuye yuko uba wikunze kurushaho. Kandi iyo wihugiyeho wowe ubwawe, abantu babi ubwabo biyirukana mu buzima bwawe maze ugasigarana inshuti nyanshuti. Ngayo amagambo yuzuyemo inama y'umusaza. Twanakomeje kuganira, arambwira ngo twakomeje kuganira n'uyu musaza, maze hari ahantu twari turimo gukora. Muri uko gukora umusaza aratwumviriza muri burage twari turimo gutera, maze aratubwira ngo bana banjye ntimukiringire ibitangaza, nta buzima bw'ibitangaza bubaho, ahubwo bana nkunda reka mbibira ibanga, ubuzima ni wowe uburema. Ngaya amagambo umusaza yatubwiye, kandi nanjye ambera nk'indirimbo. Hari ukuntu ujya hariya bakakubwira ngo igitangaza ngo Yesu yahinduye divayi, yego nibyo, bakakubwira ngo Imana irazana manu bizagenda guta, ngo ubonye indege, ubonye imodoka, ubonye ishuri, bagatitira ngo ubonye iki. Ariko umusaza yarambwiye ngo mwana wanjye ntukiringire ibitangaza, nta buzima bw'ibitangaza bubaho mu myaka yanjye, aho ngeze aha sindabona ubuzima bw'ibitangaza. Kandi umva nkwibira ibanga, yarambwiye ngo burya ibanga ry'ubuzima ni ukumenya yuko ubuzima ari wowe uburema. Inshuti yanjye, inshuti nkunda, twabanye muri iki kiganiro cyangwa se iyi nkuru Baza Umusaza igice cya 48. Nyemerera nkubwire ngo tuzahure mu gice cya 49 cy'inkuru Ibiragano bya Sogokuru cyangwa se Baza Umusaza 49. Nitwa Shaloom, niyo muvunyi nkwibutse gukanda subscribe ndetse no gusharinga ku nshuti zawe izi nama nziza zubaka kugira ngo dufonde ubuzima butarimo ubuzima buzazima. Nkunze kubwira abantu ngo turi umunyu w'isi ariko udakwiye gukayuka. Nkunze kubwira abantu ngo nitwebwe dushobora gukongeza urutara rw'isi maze hakamurika. Tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabashimiye. There is a quiet sense of purpose here. Congratulations. Waba warifuje kwiga mu Buhinde ariko amikoro yawe akagukoma mu nkokora? Babyeyi nimunyumve nimwebwe mbwira, twatangiye kwandika abanyeshuri bazatangira mu kwezi kwa gatanu, ukwa gatandatu ndetse n'ukwezi kwa karindwi 2022. Aba bose bakoherezwa mu university yubatse izina cyangwa se amakaminuza ntagereranwa mu gihugu cy'Ubuhinde. Twafitiye amasomo y'ubuvuzi, amasomo ya siyanse, amasomo ya tekinoloji ndetse n'amasomo y'ubukungu. Ibi byose tubikora ku buntu, kandi umunyeshuri akaba yagabanyirizwa kwishura kugeza ubwo yishyura amafaranga ya ntayo, byaba ngombwa tukamutegera. Twandikire cyangwa se uduhamagare ku kamenyetso ko guteranya 250 78 54 15 686, cyangwa se wandikire student assistant mu Buhinde akamenyetso ko guteranya 91 97 2 71 74 55 1. Ushobora no kutwohereza dokima zawe kuri email trustshalomstudio@gmail.com. Ubu butumwa mubugejejweho na Trust Shalom Studio ku bufatanye n'amaniversite yigenga mu gihugu cy'Ubuhinde. Aya mahirwe nta gucika. Trust Shalom Studio. Your faith has saved you.